Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Wowe aho uherereye hose muri iki gitondo, hereza Imana icyubahiro nshuti yanjye. Bakristo b'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda, tubanje Imana muri iki gitondo, dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye intwari ku rugamba yakwimanye nanjye iranyimana. Aho uherereye hose ubonye Imana, ubyutse uri muzima, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ni umukozi w'umuhanga, Imana ishimwe. Ni Imana igira urukundo rutarondoreka, Imana ishimwe. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana y'inyabubasha, Imana ishimwe. Iki gitondo fatanya nanjye guhereza Imana icyubahiro. Wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe unezezwa n'Imana mu buzima bwawe. Nyemerera rero iki gitondo wongere uzirikane iby'Imana yakoze, uzirikana aho igejeje ikora, ugereranye ubuzima ufite n'ubwo wari ufite mu minsi itambutse. Uvuge uti Imana, hari icyo nabonye wowe ubwawe wikoreye, ndagushimiye. Imana ishimwe rero. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu igira iti ukwiye gushima Imana. Ni ukuri biragukwiriye, nanjye birankwiriye. Ukwiye gushima Imana mu gitondo, ukwiye gushima Imana igihe cyose, ukwiye kugenda n'ishimwe ry'Imana muri wowe. Ntabwo wabura icyo ushima Imana, kuko iby'Imana yakoze birahambaye ku buzima bwawe. Wari uzi ko nawe uri igitangaza gitangaza benshi? Wari uzi ko iyo abantu bakurebye babona uri igitangaza? Iyo abantu babonye uburyo ki Imana yakugenjereje, wari uzi ko batangarira Imana? Wari uzi ko batangazwa n'imirimo y'amaboko y'Imana? Nawe ubwawe uri igitangaza gitangaza benshi, kuko uri ikiremwa kidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ukwiye gushima Imana. Ukwiye gushima Imana uburyo ki yakurengeye, uburyo ki yakurinze, uburyo ki yakugiriye neza. Mu mutima wawe ujye ubizirikana, ushima Imana. Nyemerera rero muri iki gitondo, muri uyu mwanya, dufatanye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cya Dawidi, Zaburi 52, umurongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo nzagushimira iteka kuko ari wowe wabikoze, Imana ishimwe. Dushatse twasoma uwo murongo wa mbere, icyo gice uwo murongo tugasoma a yonyine. Nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze. Imana ishimwe cyane. Buri wese afite ibintu Imana yikoreye bitakozwe n'abana b'abantu. Nawe ufite icyo Imana yakoze ku buzima bwawe kitakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, n'uburyo ki Imana yakwiremeye yonyine. Icyo ntabwo cyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Wowe uri ikiremwa giteye ukwacyo. Rero Dawidi avuze ngo iki? Aravuze ngo nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze. Hari ibyo Imana yakoze itagishije inama abantu. Hari uburyo Imana yakurwaniriye urugamba, ikubita ababisha bawe irabatatanya. Bagiye inama ariko batatanye batagiye indi nama. Byakozwe rero n'Uwiteka Imana. Hari uburyo ki Imana yasibye ibyobo, ibyo byakozwe n'Uwiteka Imana. Hari uburyo ki Imana yateguye imitego ku buzima bwawe, nawe ubona rwose ko birangiye. Ibyo byakozwe n'Uwiteka Imana. Reka nkubwire mubyeyi, waratwite urabyara, ibyo byakozwe n'Uwiteka Imana. Dawidi niyo mpamvu akwibukije kujya ushima iteka, kuko hari ibyo Imana yakoze yonyine. Imana ishimwe cyane. Kuba wicaye muri ibyo bihugu by'amahanga, ibyo byakozwe n'Uwiteka Imana, kuko aho ngaho nta gisekuruza cyawe gihari, nta gakondo yawe ihari, ahubwo byakozwe n'Uwiteka Imana kugira ngo yerekane imirimo y'amaboko ye, kugira ngo yerekane gukomera kwe. Biragukwiye gushima Uwiteka kuko byakozwe
n'Uwiteka Imana. Biragukwiriye, 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 biragukwiriye. Wowe waguze pariseri urubaka, wenjoyinga mu nzu yawe. Ibyo byakozwe n'Uwiteka Imana, kuko abafite amafaranga bose ntabwo iyo mishinga bayigezeho, kuko abafite amafaranga bose ntabwo babashije kubaka. Hari abari bakibitekereza bagenda batubatse, abo baratambutse barapfuye, hari n'abuzi yewe. Ariko kuba Imana wowe yaremeye ugakora plan, ukagura pariseri, ukubaka inzu ukayibamo, ukaryama ugasinzira, ibyo byakozwe n'Uwiteka Imana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Dawidi avuze neza ngo nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze. Dawidi we yarazirikanye iby'intambara yagiye acama, arwana n'intare, arwana n'iduba, arwana na Goliyati, arwana na Sawuli, arwana. Dawidi yarwanye intambara nyinshi, ariko arangije ati rero njyewe nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze, ari wowe wanesheje ababisha banjye, kuko ari wowe wabikoze, kuko ari wowe wampaye kwicara ku ntebe y'ubwami. Ubwo data yari ya presence abahungu be bose, njyewe akanyibagirwa, ariko Uwiteka ni wowe wabikoze mba umwami. Imana ishimwe cyane. Nawe wari ukwiye kugira aho wicara ugashima Imana, kuko ariyo yabikoze. Niyo ikwicaje aho hantu, niyo ikugaburira bikemera, niyo igutamika bikemera, niyo ikwambika bikemera, niyo ifinansa proje zawe bikemera, kuko Uwiteka ari wowe wabikoze. Nzagushima iteka. Imana ishimwe. Nawe biragukwiriye gushima Imana, biragukwiriye kubyuka ushima Imana, biragukwiriye kuzirikana ineza y'Imana ku buzima bwawe, biragukwiriye kongera gutekereza igihe wari urwaye uburyo wakize, biragukwiriye gutekereza ya mpanuka yaguhushije ukongera ugashima Imana. Biragukwiriye kuko ari Uwiteka Imana wabikoze. Imana ishimwe. Ndakubwiye ngo biragukwiriye gushima Imana, ukwiye gushima Imana, ukwiye gushima Imana. Yego uravuga ngo warashimye, ariko ngera ushima Imana. Ntabwo wabura icyo ushima Imana, kuko gukomera k'Uwiteka Imana kurahambaye. Iby'Imana ikora ntibirondoreka. Umunota ku munota, isegonda ku isegonda, ijisho ry'Uwiteka rihora rikuriho rikurengera. Imana ihora ikurwanirira, Imana ihora ikubita amaboko y'abagiye kukugirira nabi. Ibyo ngibyo ibikora mu ibanga ryayo, mu bumana bwayo. Hari ibyo Imana ikora tutareba, hari intambara Imana iturwanirira tudahari. Imana ishimwe. Dawidi abishoje neza, avuze neza cyane, nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze. Nta kintu Imana yakoze, nta kintu Imana yakoze. 2025 muri uku kwezi kwa mbere nta kintu Imana irakora cyatuma ushima Uwiteka. Ese nta kintu Imana yakoze mu myaka yatambutse yo mu kubaho kwawe kose? Ese nta kintu Imana yakoze? Biragukwiye gushima Uwiteka, biragukwiriye gutambutsa amashimwe y'uko uri amahoro, biragukwiriye gutambutsa amashimwe y'ibyo Imana yakoze. Imana ishimwe cyane. Biragukwiriye gutambutsa amashimwe. Nakubwiye ngo ushime Imana. Shalom shalom. Muhahe muronke mugendane n'Imana. Imana ibagote iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, hanyuma amashimwe yuzure. Nawasanga Yesu bamusiga